Nabona ushaka uzashaka kano natangira gutereta muri imisi. Kare numva ibintu byakubayeho nanjye bimba urumva. Yes urabona. Itonde. Aya, kama biri kugoranara. Franga yabuze pe. Anaba ntago bari kunyishyura. Nta mikorere hari kabisa. Ayi pe. Amakuru se mwana. Urakomeye. Yagendaga. Yaribye. Ko narumetse kukubona se. Ariko nabaga mari. Ntabwo ukigera ahangaha sinyina kubona unyura wara ku muhanda. Sinzi utontu umaze miki. Uri mu kazi. Wajya unansuhuza se? Nzajya mbikora nari. Kareka wagiye ugatwarwa na simpenzwe wawe. Se simpenzwe muracyakunda? Turacyakunda. Nawe base tuzanarika. Ako wancazo. Nabona uburyo mu imisi mani ibintu byakomeye. Birakaze cyane pe. Wagira ngo abantu nago bakinya mani. Mva. Imbibuno byabo byarafunganye nanjye byaranyoye. Usabona tuzakura akazi he. Hese niba atari nyango buzuza imisarane kugira ducukure indi. Mbabwira huko. Byo bintu tuba tuvuye mu by'ibibuno niki. Hari ibintu bugendo nkinga kinga. Guteze kayi biki se mani? Ndi wa mukobwa muracyakundana. Yase nawe ngo namureka. Akose nakubeshya mani burara gukora. Aya mani nje mbabona biri mu mani. Gusa nyine nubwo birimo. Ako naharamombya sharamombya. Agombye utese. Nureba ari amafaranga utambwira. Uriya musarani twacukuye kwa Ndabirambe. Nura ko twawucukuye ukwezi kose. Nukuntu ari amasarani watuvunye utambwira ko amafaranga yapfushije. Uza amafaranga yavuyemo. Yose twasokeye umunsi umwe. Amafaranga umusarani twacukuye ukwezi kose ufata amafaranga ujye kuya. Ako ndamukunda nyine n'ura mukobwa ntabakubeshye mani. Ako nishani mwiza. Sibehoya. Ikibazo nyine no kutwo dufaranga. Ubu se nzabona utundi. Rwose kiramo n'uburangazi nawe. Urangaje gute se mani? Amafaranga yose umusarani ukwezi kose ducukura wose. Uriya musarani waratuvunnye we. Ariko mana nyagasani simpenzwe ntiwabe igicucu. Ako uriya musarani bazawuzuza. Uriya mukobwa arakubeshya nyamara sime. Uriya mukobwa se. Oya mani ndamukunda mani. Niyo yanjye utwanjye twose. Umuntu ugukunda ntabwo afite amafaranga nkawe wavunikiye gutyo. Ujye kuyapfusha. Sinira kubwiye ko uriya amafaranga nzahita ngura musetire. Ndacambara yacu. Twose mani twahise tudusohokera mani. Ako nta kundi nta kundi. Ni ko urukundo rumera. Wabaye imbata yarwo pe. Oya naguyemo. Nzahagwa ariko nago nzamuvaho nanjye. Uzamugumaho. Reka twishakire ibiraka by'imisarani. Niko bimeze da. Giye inkondo byo reka. Nabona ushaka uzashaka kano natangira gutereta muri imisi. Kare. Numva ibintu byakubayeho nanjye bimba urumva. Yes urabona. No. Tonde. Yes, namanzi. Murabo neza mabuja. Murabo. Nabundi se. Ntabwo twagenda kubera cyo bigiye utadusuhuje. Warundi jo utadusuhuje. Yago nayo ndumiwe muranangana. Twagukanya uko twagira. Hari ukuntu umuntu aducaho gutya atadusuhuje tukavuga ngo tuze tumusuhuza ahubwo se urakomeye. Ese ko ndamushaka kubigunga. Oya urabona ikibazo. Ako ufite n'umusatsi mwiza. Ngiye kureba hari umuntu agiye kurana imbere. Mureba ari ikibazo wabura ari ikibazo. Ako dusuhuza abantu. Ntukagice ku bantu nk'uko tuba twicaye ngo ubone ko nikanze n'ukuri. Ihangane nawe ubundi nta kindi kibazo. Nkuko nyine tuba tugira ngo umuntu adusuhuze niyo mpamvu tujye dukubita ibintu by'ibirenge gutya ngo nahindukire. Sawa nta kibazo mabuja. Sawa urugendo rwiza. Genda neza. Inese kuyimbike. Izo katase. Umva se. Umva se. Buriya nabyo nakubwiraga.
Nakaraga mugateretse nta kibazo. Yego se. Nta kibazo. Ako sha. Kagira rero. Buretse ariko buri endi byakara gakobwa cyo tunabyoreye no shaho zagateretse cyangwa kakarya se zagateretse cyangwa nakiyorera. Tugaruke ku imari yacu. Urabona rero imari ni njye ibonye bwa mbere taza kunzanaho ibintu by'ukuri sibyo itonde se reka turebe ikirenge cya Jombere ni cyane oya ntabyo ikirenge imari ngo ninjye wayigezeho mbere ninjye wabanye ariko bwa mbere akiyata ninjye wabonye bwa mbere ntukireho ubushomeri ufite bw'uko amafaranga wagiye kuyatanga reka tubyoroshye ndakubita sex ndagwa sex ko amafaranga umva mubwire nge cyakora ndagwa 600 uyahande wowe warebye umuntu wagiye mbere ari reka tubyoroshye reka tugiye kuri umuntu kandagiye hanini muri urajyana meshi nakura wakura ikirenge cyawe ariko simenze ko waribonye wabanje ukakura bwo icyo wanyize kana ukura icyo ako nkwizene ndakuyobewe urakomeza kungora gutya kwamagana iki kwamagana kwibicene ndagwamagana kuri n'igitaro mu mufuko naguha nkanayagumana reka no nkwereke urukumva kubera inshuti yanjye kandi bice ninjye ibanya bwa mbere reka mukubito magana 7 imana ariko urankubita wiki kandi ndani 3 man sibyo reka ariko mukubito magana 7 byose birangiye reba ari nanjye ukanagiye hanini ninjye ukanagiye oya reba none itonda ari kitonda ubundi gumagura ubundi man urabona njewe reka mbanze nje nanicara nje ndabikubwira nica urukumva numva namugongo ndi zina simba nihinnye mo ntabwo zibazo inyobeye ariko humura ntabwo nyajyana kuja kuyanyiba yose urukongo ubundi twakwita reka none nkwereka reka mukubito magana 7 sibyo akeme mari ngaguha magana 7 mubito magana 7 sura asi magana 7 se hoya amafaranga turajya kuvunjisha amafaranga njye gihewe muraho neza mabuja muraho abundi se ntabwo twagenda kubera cyo kugiye utadusuhuje wari uduco utadusuhuje ahubwo nayo ndumiwe muranangana ahubwo twagukanga uko twagira hari ukuntu umuntu aducaho gutya atadusuhuje tukavuga ngo tuze tumusuhuze ahubwo se urakomeye ese ko ndamushaka kugikunda oya nta kibazo ako ufite n'umusatsi mwiza komawe ese ndarugiye he ngiye kureba hari umuntu agiye kurana imbere mureba nta kibazo mureba nta kibazo ako dusuhuza abantu ntukajye uca ku bantu nk'uko tuba twicaye ngo ubone ko nikanze n'ukuri ihangane nawe ubundi nta kindi kibazo nuko nyine tuba tugira ngo umuntu adusuhuze niyo mpamvu tujye dukubita ibintu by'ibirenge gutya ngo nahindukire sawa rero ko mumeze neza sawa nta kibazo mabuja sawa urugendo rwiza genda neza katsubire kubaza bari abahungu nibo babajyanye man kakaririmbo urakibuka cyakaririmbo mikeza kubi kakaririmbo se kakaririmbo sha ngiye naragakunze cyane mbaza twiganire nta mafaranga yanjye mutoye ko nta mafaranga ahubwo usanze turi mu bintu by'uturirimbo hari akaririmbo dusigaye dukunda tukakuririmbire hose aho wabona uzaduha n'ikirakaza tukakuririmbira mu bukwe bwawe mutaye amafaranga reka tuba tukuririmbira ku karirimbo nta mafaranga yose ubona amafaranga se reka mubanze munsubize icya mbere nta mafaranga ako karirimbo nawe nuko umvura gakunda tera ka karirimbo dete muririmbire tugakuririmbira wowe byari keza banze kumva ubundi uratangira ugafunga gake gake Pedukunda ubugari no rero dukomeje dufite impano yo kuririmba twebwe badutumiraga muri festivale no mu bukwe turirimbira n'abageni ahubwo mwamwegeranye uzi uzakora ubukwe waduhibira kada turirimba n'indirimbo z'abageni niba ari abantu muturanye we wawagira da twe turaziririmba dushyiramo na za baramujyanye twaramukundaga indirimbo imwe oya rose ako wakumvisha uri ntabwo niwumvisha ari keza none rero nimba wumvisha ko ngako ibaza ari akantu twarapeze tuzi ngo nikiraka biri kukurya biri kukurya hano abushishi bari kwinjira mu masogisi akundi hanga reka kwambara amasogisi ko nako bizamukura hari ryazambaraho n'akantu k'agasimba hagahita kazamuka gutya nyine na hano nawe ubundi se wowe zaturanye nyine mbabwira abantu njya numira umuntu witwaza ikiyiko n'urusenda buretse ubu ejo bundi dufite anniversaire ya murumuna wanjye noneho urabizi none iza anniversaire twarazimize
Nge nzajyana none cyagitiyo cukuza. Cyagitiyo tuyoresha. Ariko tuzajya tuzana na bya simenzwe byo kunywesha. Simenzwe niki? N'uruno tunyweramo. Rwa simenzwe. Shananje ariko rwalungiye. Ishishi ziri hano. Mbase no n'utwo. Ibyo tuba tubyihoreye. Bari mumbwira na muntu amafaranga ko nta mafaranga. Reka buriya rero ntureba amafaranga. Amafaranga buriya natwe ni ikintu kigenda kikongera kikagaruka. Buriya natwe tuba dufite icyizere ko tuzaririmba tukayabona rero. Naya mafaranga. Bari cyo amafaranga bero baragenda agaruka ajya hejuru. Ubu nureba ushobora kugenda wagera nko mu yindi satero. Nimba ese yari note byari bice. Yari note. Ubu nureba note yangahe? Yari ya 2. Urambabaje. Ariko ubu nureba ikiza cy'amafaranga. Uzi ko 2 ari metero 5 usha. Metero 5 z'umusarane man. Gusa na amajwi 10 turirimbe bundi ayo ngayo. Urumva amafaranga urureba ugiye nko mu gasatere ruguru umva nyine hoye suku kujijisha gusa amafaranga ko twe nta mafaranga tuba dufite ugiye nko mu gasatere ruguru bureye ushobora kugenda nimba inote yawe wari uyizi ugasanga iri nko ku mucuruzi runaka arimo nayigarurira umuntu agenda azenguruka wasanga uza no guhura nawe hariya hirya da siko nigeze njya ku kibuga cy'indege ngasanga amafaranga nari mfite mu rugo yahageze hane kose muri ushobora kuza guhura nawe hiriya hirya mungize injiji neza ubu nta munsi wari watunga amafaranga ngo buke wongere yatange tuzongere yabone nk'ukundi kwe nkayamaye tutambutsa twibereye hano rusaze turi mu tuntu tw'uturere Yabona amasaha nakuze nta n'abakiriya reka mbe nigiriye mu rugo mbe nanaruhutseho gatoya kabisa ambe nyinzaho pe Meze biteze? Kabura cyane grafu. Ashaka guhita bya mwana. Kutashye karese. Yanga tabaka. Grafu rero ko nari bogari. Afere bogari. Aho rero umukiriya mukuru wanjye. Abari ku birongo. Umwica yanga hasebye bya. Ari ndi urimo tumubwira ukuntu turi abana b'abahanzi. Ukuntu tujya turirimba muri bya. Ibyo ukuntu tujya turirimba ibintu ukora mu rugo ukaza mwica yanga. Turi gufata n'akayaga. Oya bere kunjijisha. Ako rwose umukobwa reka mubwire. Usanga nigenderana amafaranga none bara. Kandi nyababwira uwo muzibe rero mwese. Muzibe mwese. Ntawe ntabwo akubura ikintu ukora mu rugo. Uyu nguyu na wese akubura ibyo akora iwabo. Mwicara ngaha tubuze ko ubuze bite by'uyu nguyu. Izo umufatanya bikorwa wanyene tujya ducukura. Nako tujya turirimbana. Mucukurana. Turakorana. Yene nyuri yanga nigendera. Nyine aratamutse tumubwira ko ari mwiza itagaruka nyine kutuganiriza. Oya bere kunjijisha na amafaranga. None turimo tunamubwira uburyo tujya turirimbira n'abandi. Nababajije mwebwe. Nababajije. Ubwo nyine ni muduhe ijambo nakubwire natwe muraduhe ijambo turakubwire. Byagenze gute? Jene nciriyanga nigendera ningiye kwa yezangana amafaranga. None ndagarutse nyababaje bambwira ko nayibabonye kandi ari bo bazicaye. Washize nk'igihe kingana iki se bicaye? Bamaze nk'isaha n'igice. Ubu utamufaranga. Gusa isaha yacu amafaranga isa yose tukaba tukicaye. Boss nawe yamaye ijambo none nawe isaha uyimaze aha ngaha ntiwagiye guhakana ko wayataye uri kumwe n'aba ngaba. Ndi kuyabishyuza ndi kubagambira. Ese twari kuba twayatoye tukaba tukiri hano. Namubwiye ngo mbaye no telefone babyanze. Hanyuma se mwebwe niyo amafaranga mwatoye ari. Reka da amafaranga. None gute umuntu ava mu rugo mwicaye ahandi agiye uravuga ko amafaranga ageze ari akamataye amafaranga gute gatubwire uravuga ko ari do isakiye nutoye uzi ukuntu nta kintu dufite twaba twatukicaye hano ko hanyuma se ko muri ko murango muri kwegerana mu byigabyigana angaze muri gusigana imibiri imyitozo kurega buriya bundi reka tubere ko ubundi tuntu twari turimo kwitoza mu twese twicara hano nahagurukaga agira kumanye amafaranga arayabandi ndayabonye
Ndayabona ngo uvuge mu bintu byo gucuruza ndekura gato nkwereke. Nubundi bucuruza rero urabizi se nakiruka. Reka tukwereke ibintu tuba turi ubundi urebe. Ubundi wowe uri tumaze imisi kwitoza wowe ubundi uri kuvuge mu byo gucuruza. No. Karamesi. Mureba. Urabe mureke urabe muri umuna wanjye urabe mwihorere. None se ubu ndakura ya mafaranga. Nese urambaza uri kuyakure nyine se ubireba nawe. None se amwitangiye ukayama bastard. Mwitangira. Afite irangamuntu. Rero ku kazi kanye ntabwo bikigenda ndamwitangira gute. Please subscribe my channel and press the bell icon to get free content.